Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ibereye hano ku kiraro cya Nyabarongo. Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yari ikuye umucanga Kamonyi, ndavuga imodoka iri mu bwoko bwa hoho, ije kurenga ikiraro cya Nyabarongo ihita igongana n'imodoka iri mu bwoko bwa fuso yari irimo ijya kuzana amakara nk'ahazwi mu karere ka Nyamagabe. Bigonganiye hano muri Nyarugenge, ho Nyarugenge ihana imbibi na Kamonyi. Rero hano ni ku kiraro niho zino modoka zije gukorera impanuka, hano impande ya Ruriba. Nimba Ruriba mutahazi muhabaze murahita muhamenya, ariko abenshi murahazi. Nibwo iyi mpanuka ibaye, ariko iyi mpanuka ibaye ari akasamutwe. Iyi mpanuka irabaye, bamwe baratitira abandi baragira ubwoba. Urebye ukuntu imodoka zabaye zashwanyaguritse nawe wagira ubwoba. Ni impanuka yarijije abanyarwanda, ni impanuka yatumye n'inzego z'ubuyobozi n'inzego za polisi zimanukira kureba iyo mpanuka. Ni impanuka yabaye izandikwa mu mateka, mu mpanuka zizaranga uyu mwaka wa 2026. Iyi mpanuka izandikwamo yuko iyi mpanuka ari karundura, imodoka zashwanyaguritse my friend. Iyi mpanuka ubundi umva niyibaye abantu bakarira bagatitira ngo za sipiro zisha abantu, ngo zikagenda zikora impanuka ngo abantu bagapfa. Noneho ibibaye uyu munsi nagahomera munwa. Imodoka iri ubwoko bwa hoho igonze imodoka iri ubwoko bwa fuso. Imodoka iri ubwoko bwa fuso ihinduka nka capati my friend, iragendera shwanyagurika ku buryo abari barimo ndetse bahindutse inyama gusa, nta kintu bigize baramura. Magingo ngaya hari harimo batatu mw'imodoka, ariko nta numwe wigize urokoka. Ndetse n'umushoferi utwaye imodoka ya hoho nawe yakomeretse bihagije cyane ku buryo yagishijwe kwa muganga, nawe akahita yitaba Imana. Niyo mpamvu uri kubabwira ngo iyi mpanuka yari ibabaje, yari iteye agahinda kubona imodoka iri mu bwoko bwa hoho yari ipakiye n'umucanga yujuje ari kuwukura Kamonyi, igongana n'imodoka iri mu bwoko bwa fuso, kandi imodoka nayo yari yikoreye ibishyimbo ndetse harimo n'umuceri, ibijyanye mu karere ka Nyamagabe, ari naho yari igiye kwita ipakira amakara iyagarura. Birangira rero bikoze impanuka gutya, haba impanuka idasanzwe, ndetse ibingibi byarishije benshi. Iyi mpanuka nawe ubwawe ngira ngo nk'uko uri kubireba kuri kamera yarishije benshi. Bamwe mu baturage bavuga yuko bamwe bapfuye, ibindi bikakomereka, ariko abakomeretse imbangukiragutabara yahise ihagera byihutirwa, ihita icungura ubuzima bwabo bukiri mu maguru mashya. Hakomeretse babiri barakomereka bihagije, ariko bo nta kintu bigize baba, bari hanze bahutajwe, bivuze ngo bo nta kintu bigize baba, ariko abari barimo indani ndakubwira ngo babaye nka capati my friend. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda yo ikihagera yabuze ikikora, yavuze se irapima umuhanda. Abari batwaye imodoka ko bapfuye barapima umuhanda bigende gute, sirasi bigende gute, banaperereje ba nyiri zino modoka ntibaboneka. Ikintu cyahise gikorwa, izo modoka bahise bazitera breakdown, zose ziri kubiza ibiti mu gasyata. Bivuze ngo ba nyirazo nibaboneka bazaza kuzitwara. Polisi ishinzwe gutwara imirambo, ndavuga polisi nyine, izi modoka za firigo za polisi zahise ziza, bano bantu bakomeretse zibatwara ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo bakorerwe isuzuma. Ariko buri gihe iyo umuntu yapfuye agomba kubanzwa kugeza ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo arebe neza icyamwishe. Nguko rero iyi mpanuka yashenguye imitima ya benshi, impanuka yarishije benshi, ariko abaturage bari bahari bumiwe. Bamwe bavuga yuko batazongera gutega imodoka, bamwe batangira kugira ubwoba bashaka amaperime. Bavuga yuko nimba gushaka perime ari uko bigenda ukagonga bikagenda gutya, bamwe bahagarika gushaka amaperime. Hari impanuka ubona uri gushaka perime ukahita uyireka pe, avuga ati nimba izi perime zacu zitwaritse imodoka zikangiza abantu gutya, ibi ni ibiki. Hari benshi bahita babivamo, ndakurahiye ndabizi. Hari abenshi baba bafite umutima wo kujya gushaka gategure se, bakahita babivamo bavuga ati burya umuntu aba ari kugendana n'urupfu. Ariko mu buzima uragerageza n'urupfu rwagusanga aho ruri. Nyaboneka ntuzange gukora ikintu ngo nuko undi cyanze, wowe ushaka kugikora kikagenda my friend. Nimba imodoka ikoze impanuka uhita uyivaho ngo ntabwo nzatwara imodoka, none se ko bashobora kugutwara ugakora impanuka ugapfa wenyine mw'iyo modoka? Ngaye nguko rero, ayo ni inama nabagiraga. Wowe icyo ushaka gukora bacyo, icyo ushaka kuba bacyo, aho tugenda hose urupfu tuba turi kumwe narwo. Waba uri umushoferi, waba utari umushoferi, icyo waba ukora cyose urupfu ugendana narwo. Ngaye nguko rero iyi mpanuka nuko yagenze. Traffic polisi byarangiye ipimye umuhanda, bandika uko impanuka yagenze, ndavuga statement. Izo modoka zijyanwa ku bizibiti, abapfuye bajyanwa ku bitaro bya Kacyiru, abakomeretse
bakomeretse bari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere bari ku bitaro bya Muhima. Ngayo nguko rero reka inkuru yacu tuyisubikire hano. Iyi nkuru nakagaruka nimero bwa mbere gize ko muyoboro ibuka gukora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Thank you so much warakoze gukora subscribe. Imana ikurinde, Imana igihora iguhereza umugisha ubuzima buzira